neza nitwa Kamugisha Delphine. Reka nsaba abageni mu cyubahiro bagomba kandi binginge bankundire begere hano hafi. Ni beza nimuhindukire murebane. Ngaho nimuhana ibiganza by'iburyo. Nimubampera amashyi n'impundu ngabo baraberanye basezeye ku bisiribateri ibyo twita high risk zone. Bageni beza nubwo ndi muto ariko ntago natoragura ibyo mbonye. Nta nubwo natumwa ngo mbaririze iyonge. Yego ndi muto ariko ndanarora. Iyi si ntabwo isakaye buri wese arabirora. Reka mbaye inama nubwo ndi muto ariko sintoya. Mbinginge kandi mbasabe ibyo biganza musobetse mukabisobeka mureba n'akana ko mu jisho. Ndabinginza umwe muri mwe azirirwa akagaruka asanga mugenzi we azihutire kumushyikiriza icyo kiganza. Agifate mu kiganza agikomeze rwose murebane nk'uko murebana uko nguko. Maze buri wese abwira undi amagenzi ye. Ndababwiza ukuri iyo ni impamvu ikomeye mu rugo rwanyu. Reka nsaba ababyeyi ba Alice mu cyubahiro mbagomba kandi mbinginge bankundire baze mbageze ubutumwa umwana wabo yabantumyeho. Mu gihe bagitambuka nimubampundagariza amashyi n'impundu. Ndaza kubabwira impamvu yabyo. Ayo mashyi akuturagurika nk'utugori tw'imibeya nta kuyaba ababyeyi nimuyabangire mwokagira Imana ye. Babyeyi beza muragahorana Imana. Umwana wanyu yabantumyeho. Yambwiye ngo agakwiriye kwifatira umwanya ngo abashimire ariko nta rubuga yahawe muri kino gitaramo. Ahubwo ngo yisanze ari uri butaramirwe. Muri barumuna be rero yangiriye icyizere antoranya yitonze arambwira ngo nisanzure nsibe gusanza ibyo nsanze. Babyeyi beza umwana wanyu atewe iteka no kubashimira muri ababyeyi b'intwari cyane. Mwiziritse umukanda muvunika mukora. Mwari ibitumbwe mutaye igicuku agahishije mwarakamuhaye kugira ngo abashe gukura. Mwagenze urugendo rurerure ku izuba ry'impangabagabo kugira ngo abeho. Imvura y'itumba ntiyabavaga ku mugongo babyeyi. Mu museso karekare inkoko zibitse ntimwaburaga kugenda. Icyo mutamuhaye nuko mutari mugifite babyeyi. Mwaramureze kandi munamutoza n'imico myiza. Ntashidikanya ko ubupfura mwamutoje bwashimwe n'abantu. Namwe nimwirorere babyeyi. Ababyeyi ngaba baraha. Urungano nguru mvuga iki ndeka iki babyeyi k'ibyo yabashimira ari byinshi cyane. Amashuri yarize kubera mwebwe. Mwamutoje gukunda Imana n'abantu. Mwamutoje kubaha umukuru n'umuto. Mwanamutoje n'umuco uri mu ndangagaciro z'umunyarwandakazi. Babyeyi mwana mwibarutse ngo arabashimira cyane ngo nk'undi mwana wese ava kure. Ngaho yarwaye ubwo gusinzira kwanyu kukaba ntako mukarara mutagwetse kubera we. Babyeyi mwana mwibarutse ngo arabashimira cyane ngo gusa mwajyaga mumutuma akagenda none muramukingiye aragiye. Gusa Imana yabahaye muzayoze ku mutima ni ikimenyetso cy'urukundo abakunda. Avuga icyareka iki babyeyi k'ibyo yabashimira ari byinshi cyane. Urukundo mwamuhaye, ubupfura mwamutoje, impanuro n'urukundo rwa kibyeyi igihe cyose bizamuhora ku mutima. Ikindi kandi umubano wanyu uzira amakemwa nibyo bizamuranga mu rugo rwe. Ntago azatatira igihango cy'umuco mwamutoje. Umugabo azamwubaha, azamugandukira kandi azamuhesha ishema rimukwiriye mu rugo rwe.
ngo gusa Imana yo mu ijuru izabimufashemo. Nimunize amashyi n'impundu dushimire umugeni. Babyeyi beza, babyeyi beza, nimwisubire mutwica abami twanyu nk'abami n'abamikazi. Mu gihe mugitambuka niba bampundagarizaho amashyi n'impundu. Bageni beza, muzarwubake rukomere, muzayashishemo imiryango yasobetse amaboko ku bwanyu. Murakoze, muragahorana Imana n'u Rwanda, kandi muragahora mutaramirwa. Bageni